Hello guys, amakuru yanyu nizere ko meze neza aho muri hose. Mwumva guys, niba uri mushya hano wibuke kujya kudukora subscribe kuri Abbbyden show. Ndi kubereka uburyo nyine mumaze igihe mama Abby mwaramubuze muri kwibaza se Abbbyden show iri mu biki, ihugiye mu bintu bimeze ute. Umva nyine dufite akazi kenshi cyane, nta nubwo nzi ngo kazarangira ryari, banza sama yose izarinda igera nyine tugikora. Dufite akazi kenshi rero nkuko muri kubireba. Umva turi gutegura imbuga yo hanze, mwarebye uburyo twari turi gucukura bitoroshe habe na gato. Ubwo kujya mu byo gukata ibiti nabyo, kwicaza ibiti ntabwo biba byoroshe, ariko umva mwa bantu mwe nyine no kubikora. Ikindi nyine mwihangane kuba mwaratubuzeho gakeya, ariko tuzagaruka. Babi bari gutinya niba ari iki bitalota tule Mabi muri kubona ibyarimo. Umva nyine ndi gukata utu duti kubera tuba turi muri jaride hagati. Iyo twakuze muri kubona muri amashami yarashize, ariko ni ukuvuga ngo nitujya mu kwa gatanu ndakeka tuzaba twazanye amababi. Rero hari ukuntu ajya basi ngwino hari ukuntu usanga kubera kaba kari muri jaride hagati nyine kaba karazanye amababi gaturutse hasi, ukabona ntago gasa neza. Ariko iyo wabashije kugakata aya mashami nyine, noneho ukabona ko kari hejuru, nangwa se amashami yayo ari hejuru, agati kari aho kahateretse, ubona ari ibintu bisa neza. Win ni ukuvuga aya ni amashami yaguye hano, ariko yose ngeze kuyakura.
ibyo biti rero iyo turi mu gihe cy'ubukonje umva nyine amababi yabyo aragwa akagwa hasi, ubwo bikaba ngombwa nyine ko umuntu yakubura kugira umucaca uzakure umeze neza nangwa se usa neza. Ubwo rero nagiyemo nabyo ndabikubura nk'uko muri kubireba, kandi ni hanini, ni imbuga nini, usanga bigutwara no kuri kw'Imana umwanya. Niyo mpamvu nyine ubu ngubu ibintu byo kuvuga amavideo no kuba nzajya mbaha video, ni video wenda nzajya mba narakoze ntarabasha kubahereza, ariko ubu nonaha umuntu nukuri ari busy, gusa ibintu byinshi biri kugenda nyine bijya ku murongo gake gake nyine tu namwe murabyumva, gusa ariko ntago biba byoroshe mwabantu, ntago biba byoroshe ibintu byose nyine, aho usanga ubyikorera wenyine. Kandi nyine urumva iyo uzi kuri kubyikorera ugomba kubikora ukabikora neza, ukabikorana umutima mwiza, ukabikora wishimye, ukabikora ntawe usigana nawe, ugakora kabisa. Ubwo nyine nari ndangije gukubura imbuga yo hanze, dadi nawe aba yaraje azanye ibyo biti muri kureba, ibyo biti nibyo tugiye gutera mu rugo. Umva byari ibiti byinshi nk'uko muri kubireba, ibiti bigera mu ibiti ב170, bwamwibaze kubipakurura. Komeza imbere. Ubwo nyine twagiye turapakurura tubishira mu mwanya wabyo, nabyo tubona turabirangije. Kandi rero kugira tubirangize byari induru, urumva kugenda ushira ibitaho ngaho bizungurutsa inzu yose. Kureba twarashize twahateye ibiti kugera inyuma. Umva byari imvune ahandi umuntu yagiye kuryama ariko umva yashenjaguwe neza. Kandi ibyo biti rero no kubizana ni itegeko ko turara tubiteye, cyangwa se turara tubyicaje mu butaka kugira bitaza kwangirika. Muzi ikintu cyakurikiyeho? Hello guys. Akazi katumereko. Nahiye ni kama nakwambara ubusa. Kuyafata bino biti wowe umubishira hano. Ihe. Hano. Uraje bikuramo ne uryoshe ritaka riri kuvamo. Ufata munsi. Haryawe ngo mama azorohute muri kurakaza ko. Oh my goodness.
ubwo guys ngamwibaza ibyo biti byose twazungurukije mu rugo. Umva byari ibiti byinshi twahavuye turwita twerekeza n'ubundi mu soko kujya kuzana niba ari ifumbire ryabyo. Ifumbire ryabyo naryo ntabwo byari byoroshye kugira iyo mifuka kuyipakiza kongera gupakurura ukajya kumenamo oho nakazi. na Abbbyden mu bubatsi hano tuzajya tuvuga ngo Abbbyden yarahubatse singo Abbbyden. Umva twese mu rugo twari dufite akazi, mwibaza akazi kageze aho Abbbyden aza kudufasha. Bajya bavuga ntawe ubura icyo amara. Ubwo nyine bya biti nabyo ikintu twakurikijeho twapakuriye ryataka turangije kuripakurura nyine nk'uko muri kubireba hano kuri video turagenda turimenamo nyine ko n'ifumbire ry'ibyo biti, noneho ibiti nabyo turabyicaza. Iryo taka naryo riba riremeye ngo ni litiro 40. Ryari riremeye rifite ibiro. imbwa yanze kuza Hahandi uba warushe noneho ugatangira gutega. Ugatangira gutega wibarishwa inkuru zitabarika nangwa se zitariho. Umva ayo mashashi yose noneho muri kubona ni nkaho ari njye wabikoze wayapakuriye njyenyine, kubera ko dadi nawe yari ari kujya agenda nyine ayapfumura agasuka mu nk'icyo cyobo, nanjye nkagenda nyamuterurira nyajyana nyine ahantu azajya yasanga. Umva narapakuruye ndapakurura ndavuga ati ndarusha. None amaboko ndayamanika koko. ubu nyine nanjye wanyereka nkatangira kukwicariza ibiti kubera ko ubona imifuka yose y'ibintu yarangiye. uko nzi ubigenze rero tugiye gutangira hano tuzamuka. Indi metero byari byiza iyo tuyibona nayo y'umuhondo irimo hariya n'ibiti hiriya ibintu birakoze cyane byo nkorana tujye kureba ubugirwa n'imyumbati tugukuramo ubona bote zino kuzikuramo babikunda uzamaze kuzuza ishuri
kubera iki wari ushaka ukapfunika kugira nkoreshe nawe ukoreshe. ntabwo mfite ubute bwo nanjye mfite ubute bwo gukambura amaraso Sinzi ambure uzinjize mu ibyo biti rero nabyo kubitera byari imibare nzana metero nyine, ubundi hagati ya metero 30 niho uba ugomba kuba washira igiti. ubwo nyine twagendaga tubara umva ko akazi twagakoze, naje mukatubwira ati mwaragakoze koko, ntabonebwe kabisa. Uraruha yego, ukaruha ukumva urarushe pe, ariko iyo urebye nyine nta wundi n'ubundi uri buze kubikora ari wowe, uravuga ko ubikora ubirangize, kubera ko twarakoze, twari twihaye ko tugomba kubikora bikarangira, kubera ko nk'uko nababwiye twagombaga kurara twabyicaje mu butaka. Umva turakora rero, amasaha aratujyana, ndumva nka hano nka 4 zari zahageze, 4 z'ijoro zari zahageze. Umva turakomeza turakora ko ku biti turabishiramo byose. Mba tugeze hano twari dusa nkaho turangije. Mba aha mu rugo nako bise haza ubwira kabiri, niko navuga. Aha 6 z'ijoro zari zigeze, 6 z'ijoro yabye ni cyo gihe twarangije gutera ibiti, nibwo twarangije nyine kubyicaza dusiga biriho ubutaka na ya fumbire twashizemo, ariko igisigaye akazi navuga dusigaranya nako gusunikira itaka tukarisubiza hejuru, noneho n'imbuga tukayikubura ku buryo nyine hagumya gusa neza. Niko kazi urebye dusigaranye guys. Rero ntimukomeze kwibaza ibyo bamama barimo, mwumve ko bafite akazi kenshi ariko barabatekereza. Tuzagaruka turi kwaha amasho, turi kubereka uburyo habaye hasa neza, umucaca wenda nuba waraje kuko tuzahatera n'umucaca. Rero guys, mugumye mubane n'abamama, mugumye muba supporting nubwo batakiri gukora, ariko mujye mugumya mukore subscribe, abashya muri kuza, abasanzwe kandi mugumye mukoreza like, comment na share. Guys, turabakunda cyane, muri kubona nyine namwe akazi ko bitaba byoroshe. Ubundi bajya bavuga ngo Iburaya ngo naho umwana arira ngo nyina ntiyumve. Ako nyine iyo wakoze ibintu byawe ukabikora nyine ukabivunikira, uba wumva nyine anytime hari igihe uvuga atenza aruhuka. None ikibazo cyo kuba twarakoze ibintu uko twatuvuye kuruhuka, n'ubundi turaza dusubira mu kazi, nuko twagiye muri vacances twarasize ducukuye. Ubwo rero tuvuye muri vacances turaza turavuga ati reka dukomeza akazi twasize hagati. None nkajya mvuga ati vacances uzi ko umuntu yarakeneye kuyifata, ubwo ibintu byose byararangiye, ariko nzabereka uburyo tuzaruhukamo. Ibi byose nibirangira, izi stress zose, kuko ni stress. Imbuga yanjye isa nabi, hahandi hari icyondo, uri kubona Yesu we, kuhaba nyine biteye ubute kandi ngiye nta gusinzira, n'ubundi ndi kubona imbuga isa nabi. Buriya ndabyuka ngakora utwo nshoboye, nkajya mu kazi, nkaza nkongera nkaryama, bakongera bagacya nkabwa ati reka nkore utwo nshoboye. Nyine nge na dade tukagenda dufatanya, ariko hari abantu bamwe baje kudufasha, Imana ibahe umugisha. Harimo musaza wanjye, harimo bene nyina bo kwa papa Abby, harimo ba bofre wanjye. Rero no kuri mwarakoze cyane kubwitange mwakoze, kubera ko ibingibi nyine namwe hari isuka nzajya mvuga mwahinze. Rero Uwiteka no kuragumya bampereze, abankomereze, tubane turame kandi turamire kubona ibyiza gusa. We love you so much guys, bye bye.